wagombye kwemera kubaye taburo Imana igiye kujya yandikaho ibyo ishatse noneho abandi bakayisoma ukaba ikibaho njye nigeranye n'ikibaho. Imana nishaguragaza imbaraga zayo ntabwo izajya kumucumba cyangwa ku muntu w'umushumba uragira inka wa wundi wiri guterana amabuye wa mupagana umugome ngo werekane imbaraga zayo. Uzabyemera uzaba wowe cyangwa ngewe. Yarebye ibyiringiro mfite ndavuga ngo utegemeye he? Ambaza iryo jambo ngo utegemeye he? Yewe numva nshishumeze. Do gutegemeya ni igiswahili wiringiye iki? Wiringiye iki? Ibaza umushumba nk'umushumba wakubaje ngo wiringiye iki? Utegemeye he? Kasi babonye nasanga bari kumwe n'abagabo babo. Satani aterana inzara ziryana. Barambira tumva we. Abarokora baguhinduye ikigoryi. Ibintu ukora ni ibiki? Ufite ubwenge. Turi taburo, turi icyapa, turi ibibaho mu Kinyarwanda Imana yandikaho kugira ngo yerekane imbaraga zayo. Turi ibibaho. Icyubuno kigerageza wibonaho cyangwa icyubona kikugoye. Emera kuri kibaho Imana izasiba gutya. Ariko abantu bava ngo dore y'Imana ye. Emerera Imana igukorere mu kubishaka. Emerera Imana izerekane muri karitsiye ko ari yikora, ari ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina bayavuze nitwa Claude kwizera. Abo twabanye ku cyumweru bari hano bazamura ikiganza nkareba. Ndabona ari benshi. Sengera rero mu Gatenga niho nkorera umurimo w'Imana, ndi mwarimu. Umugabo ushima Imana cyane. Kandi mfite ishimwe mfite rikomeye muri iki cyumweru nuje imyaka 52. Si ishimwe rikomera. Myaka 52 nabyayemo abahungu, nabyayemo abakobwa, narashatse, sindapfakara, Imana yarakoze. Sinzi inzu y'imbohe, Imana yarakoze. Naraye muri brigade rimwe ndabyibuka n'igikondo kandi rashaka akazavugira ubutumwa igikondo. Rimwe naraye muri brigade wankubise na rakrete hano mu kabari nyine icyo gihe tukiri hahandi. Ariko ubu ngubu ndashima Imana. Haleluya. Imyaka 52 nayuje muri iki cyumweru nkabashimye Imana hano ndibuze kugira kunyubako buriya niho ishimo ryanda ritanga mu giseke cy'inyubako. Sibyo? Imana ishimwe cyane. Ndaha basenga hari ijambo ryanje cyangwa umukwe Imana bamaze kubabwira ijambo rimwe abantu bateraniye ahangaha. Numvise umwuka umpata ngo mbabwire ngo Yesu yabagiriye impuhwe. Impuhwe. Umva umuntu ura wese yumve ko Yesu yamurebye kumva mugira impuhwe. Impuhwe. Ijambo impuhwe burya araba ntuza kubyitiranya n'imbabazi. Ntabwo Yesu yakugira imbabazi. Yakugiriye impuhwe. Uzi itandukanyirizo? Imbabazi ushobora kuri umushumba nkumva mugira imbabazi. Kambugira imbabazi ngo yo ese ura niko byamugendekeye. Birangiriraho. Izo nizo mbabazi. Umwana abuze minerivare yo mbese niko bimeze. Yaragumiwe yo ese ura yaragumiwe. Izo nibyo bita imbabazi. Ariko impuhwe iyo ugiriye umuntu impuhwe zamuwe zigusunika kugira icyo ukorera wa muntu. Yesu agiye kugira icyo bakorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Umva kuba waje muri aya materaniro Yesu umva agiye kugira icyo akora n'impuhwe. Impuhwe zirasunika. Iyo umuntu mugiriye impuhwe kuko aburaye ukora mu mufuka ukamugurira ukamugaburira. Ngicyo cyo bita impuhwe. Mu Gifaransa yitwa compassion. Impuhwe. Donc ni impuhwe ziherekezwa n'imbaraga zisunike kugira icyo ukora. Mu gihe imbabazi urebe kumva mugira imbabazi ukavuga ati yo niko bimeze. Bikarangiriraho. Yesu yatugira impuhwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka rero dukoresha igihe. Yesu naze kugira ntabwo ari umuntu. Izo umuntu burya zaba impuhwe z'umuntu ariko Yesu yo Kristo mwiza we. Dusobeye igitabo cya mbere cya Samweli. Ndumva nivuze bihagije.
igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere n'ubundi umurongo wa mbere turageza ku wa kabiri, dusome wa gatandatu n'uwa 10 ndagenda mbabwira. N'urupapuro rwa 259 259 igitabo cya mbere cya Samweli umurongo wa mbere haranditse ngo hariho umugabo w'Iramatayimusomu Fimari w'Iramatayimusofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Eluhu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina, niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Gatandatu twigire epfo gatandatu haranditse ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Ni Hana wayimuzibye? Ni mukuru we wayimuzibye? Ni umuturanyi? Ni Uwiteka, kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda igira gute? Ibyara. 10 kugeza 11 haranditse ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka be uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Reka ndekera aho ngaho. Dusomye amagambo meza cyane, ariko harimo inkuru ibabaje. Inkuru y'umubyeyi witwa Hana. Hana yari afite ibigeragezo bibiri bikomeye. Ikigeragezo cya mbere yari aharitswe, buriya cyari ikigeragezo. Aharitswe kandi mukeba we uyu bita Penina amumereye nabi amushoka. Kumujoga bikaba impamvu ikigeragezo cya kabiri yari afite, kuko atabyaraga ngo yari ingumba. Noneho ku murongo wa gatandatu watubwira ko Hana ntiyari ingumba kuko yabivukanye. Hana ntiyari ingumba kubera ko ariko aremwe. Hana ntiyari ingumba kubera ko bamuroza ubugumba. Hana ntiyari ingumba kubera ko adasenga. Hana yari ingumba kuko rero yakoze gahunda kuri we amuziba inda ibyara. Bantu b'Imana, bantu tuzi imbere y'Imana, bantu twumvise umuhamagaro, uru rugendo ni urugendo rukomeye cyane. Uwiteka njyangira icyigisho kivuga gukorera Imana. Abantu bazi ko gukorera Imana ari ukuba umushumba, ari ukuba umwarimu, ari ukuba umudiyakoni, ari ukuba umuririmbyi, ari ukuba nyine umuntu wo mu nzu y'Imana ufite ibyo ukora. Ariko burya ndashaka kubwira ko ni wawe muri quartier ushobora kuvuga ubutumwa bwiza, ushobora kuvuga imbaraga z'Imana, kubera ko Imana yaguhisemo kugira ngo izerekane imbaraga zayo. Nge iyo nsomye amateka y'uyu mubyeyi Hana, nuvuga ngo Imana yamuzi ibintu byaramugizeho gahunda, ariko ari ifite ikigendere kuri we. Nawe rero icyamwe nuko Uwiteka kugira impuhwe uyu munsi, wowe wumva ko hari ibyo Uwiteka yakuzibye, kumva wewe donc nibura wumva ko hari ikibazo ufite, ndagira ngo umwanya wicire mu mwanya wa Hana uvuge ngo Mana bimeze gutya kuko wabyemeye. Itabyemeze byaba ntishobora byose se? Byarayinaniye se? Ntiwayisenze se? Ntiwayisabye se? Yarememera gutyo. Imana ni umukozi w'umuhanga. Noneho ngo Hana abanyemeze gutyo, ijambo ry'Imana rakomeza ratubira ngo Hana ntabwo yegere umugabo we Elukana ngo yumve ko hari icyo yakora, ndetse n'umutambyi Eli ntabwo yumvise ko hari icyo yakora, ahubwo yakoze nk'icyo yakoze kuri uyu munsi wa kane. Ajya imbere y'Imana adasiba, arongera arasenga ngo ari mu kigeragezo. Icyo nicyo nshaka kubwira mu kigeragezo ugomba gukora, ngo arasenga arongera arasenga, ariko abona ibyo ntibihagije. Ubwo icyo ni kimwe yakoze cyitwa gusenga, ngo ahigira umuhigo Imana. Akenshi duhigira imihigo Imana, ariko tukayihiga tutabanje kubitekerezaho.
we hana ariherera bitekerezaho aravuga ati iki cyamvanaho iki cyapa wanshyizeho mwami icyatuma peni natongera kunsuzugura nuko wampa umwana ariko ntabwo ari umwana ashaka gusa ahubwo ngusabye umwana w'umuhungu. Haleluya, haleluya. Amenya gusenga asaba Imana arayisobanura ngo ndashaka iki. Muri amateraniro usobanura Imana icyo ushaka ishobora byose iragikora. Tumenye gusobanura aravuga ngo oya sinshaka umwana nyagasani ntabwo ari umwana ashaka gusa ahubwo umwana watuma bamenya imbaraga zawe ahubwo umwana watuma bamenya gukora kwawe ahubwo umwana wakoze isoni bari abahana birirwa bapenera birirwa bancunaguza birirwa banyega ni umwana w'umuhungu. Arasenga arasenga. Hana uyu mubyeyi witwa Hana njya mutekereza namutekereza ubwanjye nanjye nkumva nuzuye izindi mbaraga. Akenshi uri mu kigeragezo ku cyumweru twaganiriye umuhamagaro ni uri muri uru rugendo rurimo amahana ahanda cyane. Nigeze hano nababwiye ubushize nababwiye ukuntu ndi mu munyenga numva ibintu bimeze neza njya mu gakiza nizanye worawe yankozeho gusa ndagenda ariko numva ari ibintu byiza numva shaka ikisi ntumbira ijuru hari numvaga buri buke nkabona ijuru ariko arahita zibe amasoko niko nayise amasoko akubitamo tena kubera nanjye uko nari inkozi. Nahuye n'ibigeragezo bene data nahuye n'ibigeragezo nakorewe inama z'umuryango zimwe ziri ku rwego rwo hejuru abatari bareka mbabwireho gakeya ntabwo nsubira kubyo cy'umuntu mfite byinshi byo kuvuga. Imana ubundi ijya umva Imana ijya kunegura kugira ngo nzayikore cyangwa nzahagarare umunsi nk'uyu yampaye ibintu byinshi byo kuvuga mfite byinshi nivugaho sinkeneye kuvuga umushumba David nge mvuga ibyanjye kandi nkumva ndabivuze kandi nkavuga ngo ubu ni ubuhamya bukomeye. Nabasobanura ukuntu nagiye mu gakiza numva nezerewe Imana ibyo yankuriye ntekereza irunda najyara aho mvuka ntekereza uko sigaye ndiho ntegeza ko mbasha kwambara natekereje byinshi byari byinshi kandi byari byiza ndetse ndi no mu ndege rwose icyo gihe niho umuhamagaro numva nuzuye umunezero wandi utagira uko nawusobanura. None wa munezero ndavanga ariko Mana yo ibi wabikoreye iki kuko numva nezero Imana ibyo yankuriye ndagenda ndavuga ngo Mana kuba yarankoreye ibi ngibi nkaba nezerewe kuri iyi si nkazabura ijuru byaba ari igihombo nguko nagiye mu gakiza. Ngezamo nari mfite ibihagije iyo mvuze ibihagije ni bimpagije kubera uko nyuzwe burya nta muntu ubona kunyurwa ko umuntu biragorana ushobora kuba ufite ibintu ari gukabona ari bike ushobora kuba nukunyurwa numvaga nyuzwe nukomeze. Noneho ngeze mu gakiza nsa nugira intambara cyangwa ntabwo nahita intambara nge ubwanjye nuvuga ngo nagiye nsa numva nayobora uko byagenda muri urwo rugendo kandi ngomba kuyoborwa n'Imana n'abakozi b'Imana. Muri uko kuyobora rero cyangwa gushaka kugira numvaga natangiye numva ibyigisho byose byaza bivuga ku mbaraga z'Imana ku mwuka wera kwijuru kubiki icyitwa umugisha nkumva kandi kuko nari ngufite nkumva nta izo nyigisho rwose ahubwo ari nk'ubuyobe cyangwa ari ibintu biri gutesha umwanya. Imana rero iza kureba isanga ko izo nyigisho ari izayo kandi ari itanga umugisha ibanza ifunga amasoko y'ibyanjye nk'uko yafunze inda ya Hana ifunze maze gufunga nta kintu nakoze nabonye kandi koko byari bikomeye nagiye imbere y'Imana ndarambarara ndasenga ngiye kubabwira twageze hariya Hana hari aho yageze akajogwa na Penina ndetse bigera hano akomeye aza kwibazwaho n'umutambyi we. Iyo uri mu kigeragezo n'umutambyi burya ashobora kureba cyangwa umupasiteri yakureba akabona ko uri mu buyobe. Nge hari umukozi w'Imana wambajije arambaza arandeba ubwo naragira mu misengere yanjye hari aho nageze kuko nuzuna imbaraga nkamwereka nkaganira n'umukozi w'Imana nkamubwira ko ibi nkamwereka bidashoboka ageze aho arandeba aranyitegereza aravuga ati ariko ati niko papa yige niko nitwa ku izina ry'Imana ambwira mu Giswahili ijambo ryankomerekeje arambwira ngo utegemeye yarebye ibyiringiro mfite aravuga ngo utegemeye ambaza iryo jambo ngo utegemeye yewe numva nsheshe umeze do gutegemea ni Igiswahili wiringiye iki ibaza umushumba nk'umushumba wakubaje ngo wiringiye iki utegemeye kandi nawe ibintu wajemo waje uzi ko bikora rukuri noneho undi uguherekeje akakubaza ngo utegemeye numva nsheshe umeze yewe ndavuga ngo ni ku Mana yanjye ariko iryo jambo rankomeretsa n'umujya nditekereza nkumva
utegemeye ahe gutyo nari mfite ibyiringiro bitabaho. Aho rero icyo ni igikomere nka cya kindi Hana igihe ngo yasengaga nyeganyeza iminwa ariko ijwi rye ridasohoka. Umutambyi Eli yaramurebye ngo aravuga ngo wa mugore uzagezaho isindwe ryawe. Bajya batujuka. Ngiro nagize igikomere nuvuga ngo icyo gihe nawe ni igikomere gikomeye cyane. Nari ntuye neza, mbaho neza, inzu y'ibyumba 9, buri cyumba gifite salle de bain yacyo, hasi hari saro zari ebyiri bitewe na gahunda nabo nakiriye, ibintu bimeze neza, nivo zari 3, umuryango kuri kaburimbo haruguru nundi wo hepfo, ari meze neza n'ukuri. Ariko namahoro nari mfite icyo gihe, Imana yarafunze amasoko. Iwanjye hari piscine, iyo piscine mu rugo rwanjye yakoraga umurimo kuko nkunda gukorera Imana cyane. Nkunda gukorera Imana kandi nimbikubwira mva ndabikubwira numva ntabeshye. Nkunda gukorera Imana. Noneho iwanjye urugo rwanjye rwarimo piscine. Iyo piscine niyo yari Yorodani y'itorero nabagamo ibatirizwamo. Ndetse uzi n'abasirimu n'amakode muri Kigali hari abantu bandi bajyaga bakenera kubatizwa ariko ko badashaka bakavuga bati nkumva wenda umukozi w'Imana muri aya matorero yandi y'ibirenga arimo abasirimu beza cyane bakomeye babandi beza bagenda mu mamodoka hambaye akavuga ati icyo nshaka sinshaka ko kuzajya muri ya ruhurura muri noneho wenda umushumba akamworohera ati mfite aho nakujyana kandi kabari mu ibanga ariko kabatizwa. Nabyo ndari byiza kwari ugukora umurimo. Buryo ubatijwe hari gihe inkomangiza ku mutima ko aho bose babatirizwaga iwanjye. Urebye muri abantu tuvuga bakomeye babashumba cyangwa baba bishop cyangwa biki benshi bazanye abantu ko batiriza iwanjye. Reka rero ikibazo kibi. Reka amasoko afunge. Reka ibintu bibe bibi. Ngire ikigeragezo cyitwa cyangwa igihanda cyitwa bakora inama baravuga namaje gukorerwa inama n'abakozi banjye. Imana ubundi hari icyo ntavuze. Iyo wakire Yesu nk'umucunguza n'umukiza wawe wagombye kwemera kubaye taburo Imana igiye kujya yandikaho ibyo ishatse noneho abandi bakayisoma. Ukaba ikibaho njye nigiranye n'ikibaho. Imana nishaguragaza imbaraga zayo ntabwo izajya kumucumba cyangwa ku muntu w'umushumba uragira inka wa wundi wiri guterana amabuye wa mupagano umugome ngo werekane imbaraga zayo. Uzabyemera uzaba wowe cyangwa njyewe. Nagombaga kwemera ko Imana izerekana imbaraga zayo kuri njyewe. Ibi nibyo byabaye kuri Hana. Aka kantu kanote neza. Emerera Imana igukorere mu kubishaka. Emerera Imana izerekane muri quartier ko ari yikora, ari ishobora byose. Kuko kuri nibihinduka bazava ngo Imana isenga kuko burya. Haleluya. Kandi nanjye nganiriza bari mu byamunara bakomeye. Amirana Imana amasoko yarazibye. Inama iraba mu muryango. Baricara. Basengeraga mu itorero bamwe ntibakiri mu Rwanda abandi nabonye byarashwanyaguritse hari ryitwa Baburanamu. Bakore nama babyira umugore wanjye baricara. Nahere ku bakozi banjye ariko reka si babonye nasanga bari kumwe n'abagabo babo. Satani aterana inzara ziryana. Barambira tumva we. Abarokora baguhinduye ikigoryi. Ibintu ukora ni ibiki? Ufite ubwenge. Mwana mama mugiye ugiye kumwikoreza gataro. Yarizura mushuka ngo acuruza ahubwo none dore byose birashize none agiye kuzikorera gataro. Ibi ukora ni ibiki? Wagize ubwenge, wagarutse ukagira ubwenge. Reka tukubaze. Wari wabona cyangwa umvise Yesu abatiriza mu mugezi w'ikidendezi kiri hamwe? Ndaceceka. Niyo batirizaga mu nzuzi. Uzi icyo bisobanura wowe sha? Bisobanura ko abatizwa ibyaha bikajya mu mazi byarangiza bikayakumura bikayatembana bikayakujugunya mu nyaza. None ufashe piscine iri hano mu rugo iwawe amazi ntatemba. Uwa mbere yaje ejo muri habatijwemo 150 ingahe. Ejo mu buri cyumweru haza abantu. Ibi byaha byabo yabishanura gukorera mu rugo rwawe. Mbega ikibazo cyari gikomeye. Rwose n'ubwo baraza bakoyora bazana none reba nta kazu kigira ubaye Karitasi nta cyuri cyo. Reba abana biga muri korebereje ariko Imana irabungabunga bagumamo.
umwana yiga muri ekore berije ntari ufite upfa byari byiza. Abana ugiye ko ubu aba bana uzasobanura gute ukuntu aba bana bazajya kwiga ku ntwari hejuru y'ibyaha, hejuru y'ibintu abana, hejuru y'ibintu abapagane baza bakarunda n'iyi mikoshi n'imikasiro yose yuzuye urugo ikaba myinshi cyane. Bari umubare umaze kubatirizwa aha ngaha ntibari hejuru y'igihumbi, kandi kuko byari byo bari hejuru y'igihumbi. Urumva pisine batangiye kwibatirizamo deje inzu ntarayitaha muri 2009, ibibazo byari byatangiye muri 2013 na 4. None reba ntago ari eri wenyine kuri hana, nawe hari abagutera ibikwasi, ariko guma imbere y'Imana yawe, guma imbere ya Yesu, guma imbere ya Yesu. Ndabareba numva mbuzi icyo subiza hagati marigega yo kudasitana nakawutera, atari kubundi urabona atari byo kuki wajijutse. Yewe data we numva biranyobeye, ndababuranya barafite ururimi ruri hejuru cyane. Ndababura nti no, ibyo nabikoze nk'umuntu ukora umurimo w'Imana, niba ari ngombwa ko nzabizira ubwo nzabizire nyine, nta kintu nakora. Muragira ngo njya kuraguza se, muragira ngo mbigenze ni bati menye ubwenge soka muri iyi nzira ubagiyemo, muri ubu buyobe babyitaga ubuyobe. Abarokore muri bigoryi, abarokore muri injiji, akakubwira gutyo hana buri arakubititse. Ibaza aho umutambya mubaza ati we waretse inzoga iryo sinde ryawe kandi wowe bibira agahenda kawe Imana yawe. Imana we uhoraho we mubitana n'ibigeragezo, ibigeragezo birazunguza ibintu bibi bibazo. Bigeze 2010 na kangahe ubwo nari ndi mu ishuri ry'Imana ngomba gutuza kugira ngo nce bugufi nzakorera Imana koko, cyangwa uyu munsi nzayemagaza ahangaha numva mfite ibihamya. Turi taburo, turi icyapa, turi ibibaho mu Kinyarwanda Imana yandikaho kugira ngo rekane imbaraga zayo. Turi ibibaho, icyo ubona kigerageza wibonaho cyangwa icyo ubona kikugoye, emera kuri kibaho Imana izasiba gutya. Ariko abantu bava ngo dore y'Amana ye, dore y'Amana ye. Nubwo buryo nta bundi Imana izigaragariza, ntabwo izaza hano ngo ikore ijya hari yigira gutya izagera kitafari kurindi. Hari ibyo itazakora izakorera muri izagaragarira imbaraga zayo muri twebwe twayakiriye nk'umucunguzi n'umukiza wacu. Turi abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Icyo nacyo uwo murimo abantu ntabwo bumva uburyo bakora Imana mu buryo bw'uwo murimo. Hano yarabazwaga, ariko iyo bimeze gutyo ntuburara. Irindi banga nabonyemo ntuburara, nta mwana avuye ku ishuri, nta mwotsi ukunukaho niko babyita. Ntabwo umwotsi unuka, biracumba ariko umwotsi ntunuke. Sinamenye uko byagendaga, sinamenye uko bwacyaga, sinamenye ko navanaga ibitotsi. Oya, byari bikomeye, niba birongo byari bikomeye. Igihe cyarageze, inzu bari kubita mu cyamunara, twarazengurutse tuyisenga nk'inshuro 12. Nayizengurukaga 12, kuwa mbere kuwa kangahe igihe ntagiye ibyumba, nkazenguruka igihe kiragira iragenda, ariko mfite ibyiringiro irabyemera. Ukagira ngo gashana kuburanya Imana, njye ariko hari ikintu buriya muri kamere yanjye ntagira, sinjya buranya Imana. Njya kwiburanya abantu Imana mbabarira, ndakuburanya ninde wo kukuburanya? Narabango naburanya kumgira Imana ngo ahaha mbabarira. Naso mu rugo ntiwamuburanya ngo urajya kuburanya Imana yawe. Ndatuza ibintu uko bimeze, Imana iragenda buhoro buhoro. Ngiye kubona muna nisanze mu byo nigeze mu buzima bwanjye ngira cyangwa nkorera. Icyo ni igisubizo cy'Imana. Ariko Imana benshi ari abayihamya cyangwa bayivuga cyangwa bakomezwa n'ibyambayeho. Rero hamwe n'aya materaniro, ibanga rya mbere muri urugendo niriye ni uguturiza imbere y'Imana no kumva ko ibikubaho hari ibyiza imbere y'Imana yakugeneye, cyangwa Imana yakwemera kubiha kugira ngo umuturanyi wawe uzabe icyigisho kuri we. Uyu munsi uravuga hana, ejo hari umuturanyi nawe ushobora kwicara akakuvuga abati nyirakanaka ko yagiye mu nzu y'Imana yavanye iki nigihari icyamo no kubibamo no kubihagaramo neza. Byabaye bibi, byambanye bibi, ariko Imana ifite uko nshaka kandi nshaka ko mpagarara, nanjye ngerageza kumera nka hana, mpagarara neza. Ntabwo ushaka gutinda muri iki cyigisho, ndashaka kukubwira kugira ngo ukomere muri uyu rugendo.
ukomere muri urugendo wumve kuko byagenda kose Imana yawe Yesu umucunguzi wacu ahari kandi umwemerera akorere muri wowe. Burya ikintu gikomeye mu buzima niyo wishinja, iyo wumva ko ibirimo kukubaho uvuga uti na bwa busamanye nakoze ejo bundi dore burangarutse. Iyo conscience yawe ifite amahoro, ibindi rekera Imana yawe yonyine, rekera Imana yawe. Abaje kumburanya mbega ko ari birebirera, uzi Imana imaze kubitunganya bavuze ko ngi kuzimu. Batagiye kuzimu byashoboka bite? Kuko muri bo n'imbaraga zabo ntibashobora kumva imikorere y'Imana n'imirimo y'Imana. Bati no, hari akumugore noneho madamu yamfungureho hambere ejo bundi ambwira ati burya hari ibindi bavuze utamenye ntibizi. Hari urwaye yigeze kugira madamu busanzwe byize gute? Ati baraje baranyegera barambwira ngo namutanzeho igitambo. Yamaye bazavuga cyangwa nuko umva ufite amahoro hamwe n'Imana yawe, hamwe n'Imana yawe niryo banga ntarindi. Hana nawe rero katwigarukira kuri hana. Ibyanjye ni byinshi cyane ubwo ngubwo muri urwo rugendo muri 2016 nakoraga amakuru yo gutwara amamodoka, nsubirayo ndi no muri ibyo bibazo. Imana kuko itabinshakagamo umukopilote wanyoboraga wasomaraga ikarita ntwaye tugeze harazi Iburasirazuba, nkora impanuka ikomeye cyane. Umuzungu umukopilote barapfuye w'umuzungu w'umubirigi, apfuye mu majoro, si n'umubirigi gusa rero no mu majoro apfuye. Amatangazo asangwa kuri radio ko ngene apfuye kuko muvuga ko mu rupfu rw'umuzungu n'umunyarwanda niba hapfuye umubwo ari umunyarwanda. Imana we, Imana ibitambo biratambuka ariko ngumya guhagarara kuri Yesu. Reka twigarukire kuri hana rero ikintu ngira ngo nkubwire uyu munsi cyangwa uhugureho. Niba ufite ikigeragezo mwene mama, niba ufite ikigeragezo mwene data, senga Imana yawe uyemere uvuge ngo Mana, nurangiza gusenga Imana ukora ibintu bibiri. Uhiga umuhigo. Ntabwo nkubye ngo higa ntabwo naje muri byane ngo tanga itura kunyubaka ngo Imana oya. Wihigira umuhigo ibwira Imana uti Mana, nunkorera iki? Icyambere umaze umenye icyo uyisaba, upresize icyo ushaka kandi usabe icyagutse kuko Imana ishobora byose. Musabe ibyagutse Imana yakira bifite. Musabe ibyagutse arabifite. Nishobora byose, nifite byose. Si umwami, si umutware, arikiri ku isitaremye. Kandi mwitangira ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko Imana irema isi n'ibintu byose biriho, irema inyoni, irema ibiguruka ngo ibona ko ari byiza, ngo ibonye ko ari byiza, ngo ibihe umuntu ngo abiyobora bitegeke. Byose ni ibyawe, byose ni ibyacu. Aleluya, byose ni ibyacu. Amazu ni ayacu, umva ibiguruka ni ibyacu, inka ni izacu, inyamaswa ni izacu, byose ni ibyacu. Ntago bamwe baremewe amafi wowe ngo urya injanga, oya, byose ni ibyacu mu izina rya Yesu. Byose ni ibyacu. Hana amenya gusenga arangije abyira Imana ngo Mana, numa umwana w'umuhungu ukaba umwana w'umuhungu, ngo nanjye icyo nzakora nzamugutura azagukorere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahigo arasenga, amenya gusaba, arangije amaze kumenya gusaba, anahiga umuhigo ku Mana gw'icyo azayikorera. Ijambo ry'Imana dukomeje twihuta ngo igihe kigeze kugenda, baragenda bajya reka nibuka uko hitwa Bagishiro. Bageze Ishiro barataha, batashye Imana iramwibuka erukana mutera inda. Twihuse muri amaga, twihuse ntago nshaka gutinda kuko hari umushyitsi kandi twese tuba tugira ngo ducunguze uburyo umwete twumva amagambo, kuko amagambo y'Imana ibyiza by'Imana ni byinshi, twese turyoherwe. Nuko ngo igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu. Amaze kubyara umwana w'umuhungu ajya kumutura Imana. Agiye kumutura Imana ngo ajyana n'amaturo. Ijambo ry'Imana risobanura muze kubisoma neza ibintu yagiye ajyanye ni byinshi cyane. Ariko ikintu gikomeye ngo amaze kuyitura, amaze kwitura umwana we w'umuhungu, Imana ngo ireba Hana inezezwa. Nuhigira Imana umuhigo uzawuhigure. Imana ibonye umuhigo wa Hana ko ahiguye umuhigo, ibonye ko ibyo yavuze ko abisoje, ngo yarongeye muha abana bangahe? 3 b'abahungu.
hano wasenze asaba umwana umwe abona afite abana bangahe 4 b'abahungu. Imana ibagire neza. Imana ni umukozi, ni Imana ni umutware, Imana ni umubyeyi, Imana ishobora byose, Imana yakinana n'ibyo twazanye imbere yayo byose ni ibintu byoroshye kuri yo. Gusa igikomeye tugira impuhwe, kandi kutugira impuhwe bisunika kugira ngo ikikora. Amagambo yose twumvise ngaha aratwereka ubushake bw'Imana n'uburyo ishaka kutugira neza muri uyu mwanya hamwe n'amateraniro. Imana ibane namwe, Imana igumye tugire neza. Ubuhamya bwo wenda ngiye mu buhamya ni byinshi wenda icyo naganishaho gikomeye mwavuga muti byarangiye bite? Byarangiye neza no kuri. Ye baba we, reka nkubwire. Imana yantabaye inyuje mu kantu gato cyane. Gato Imana ni gutabara, ntuzatekereze ko bizayigora, bizayivuna, bizagira gute. No. Haje witegeko rivuga ngo amasosiyete yose akora akazi k'ubwubatsi, ko nibyo bintu nkora, nibyo nize Jeune Civile, niga nkora n'ubwubatsi, nibwo nkora, mfite societe yubaka. Baravuga ngo haza witegeko rivuga ko amasosiyete yose agomba kujya muri kategori, agomba kugira inzego. Bikene nakoze mu gihe cyashize, ndabyita bike pare raporo ibyo ndi mu uyu munsi, shiduka ngiye muri kategori ya mbere. Kategori ya mbere mu bubatsi iba yemerewe gupiganwa kuva kuri miliyoni 800, ntiwemere kujya munsi yazo, nta soko wemere kujya gukorayo, ukageza ku isoko ryose ribaho. Ubwo wamanutse muri 2, ariko ugasanga abandi bari munsi yawe nta wemere kugera muri miliyari 2, hejuru ya miliyari 2, ubwo twari nkabangaye. Noneho shiduka muri ba bantu ni nge nsina ngufi. Ndi insina ngufi imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ndi insina. Ayo data we, Yesu we, mumpere amashimana yacu. Kubandi yabaga nari insina ngufi, ariko ku Mana nari insina ibyibushye. Haleluya. Batujije n'amaso yabo, ariko ku Mana hari ubundi buryo turijije. Haleluya. Nari insina ngari. None ya insina ngari shiduka. Yaho data we. Ariko Mana ndagushimye. Aho batinya kujya njyayo, bari barahaze bonye nari nshonje. Utinya kujya cyangugunye nkavuga ngo ndajyayo ntacyo bintwaye, ko n'ubundi nirirwaga mu rugo ndyamye. Ariko Mana. Haleluya. Haleluya. Imana ni gutabara. Iyo formule gusa yo guhindura amakategori ijya gufunga umugisha, nabyo ijya gufunga robine. Byagenze bite? Havuyeho ikigo cyitwaga National Tender Board, cyatangaga amasoko icyo gihe. Hajyeho icyo bita PPA, bahabayeho impinduka. Mbere isoko ryo mutere cyangwa ryo muri za ministeri ntiryarenzaga miliyoni 500. Nge nari mu masoko atangirwa muri icyo kigo cyitwa National Tender Board. Noneho bavuze ngo no muri za ministeri na turere bemere gutanga ayo masoko, nanirwa gukanagira kuko sinari nahazi. Robini birafunze, bakorana nabo baziranye mbega, nge biba birafunze biranze. Icyo gihe byanze, Imana yo nzira yacishijemo, icyo nakoze nyine byari bifunze, uretse kurya kumera nk'ahana nkaryama imbere y'Imana. Imana itabarira muri icyo kintu, ni nshiduka nagarutse mu buryo bw'akazi bw'imikorere, ariko nibura mfite icyo kuba nabwira ubwoko bw'Imana no kubahumuritsa imitima yanyu. Ndagira nkubwire ngo humura. Humura uko byameze kose. Humura uko byameze kose. Imana yemeye kugira ngo umuturanye nabone icyabaye nawe azavuga ngo oya, abyukira muri nibature nanjye reka njyeyo. Ariko sibundi azaza ati, ntawe uzaza muri nibature abona wowe ujyayo kandi ntacyo uvanayo. Ariko Imana nigira ikikora hakagira impinduka ku buzima bwawe, bizafuza undi muntu kujya imbere y'Imana. Sibyo ra? Umuntu azaza muri nibature cyangwa aterane aya materaniro, azaterane uyu munsi wose gutya, kubera ko wari ingumba, kubera ko wari waragumiwe, kubera ko byari bigoranye kugira ngo ubone ahuba, ariko uyu munsi byose bikaba byarakunze kubera ko ubihawe n'Imana. Haleluya. Turi ibibaho Imana yandikaho. Turi ibibaho Imana yandikaho, tubyemere bajye babisoma. Niba bisoma bazasoma ibigaragara nk'aho ari bibi, ariko bazasoma n'ibyiza. Haleluya. Haleluya. Uko wabuhangayitse kose, icyangombwa no kubura imbere y'Imana. Uko wabuhangayitse kose nagira ngo uhumurize. Narahangayitse bene data, narahangayitse nimbabwira na wowe, nimone umugabo urahangaha imbere yanyu, narahangayitse, narajege ntarabyigeze.
ibaze ariko kujya mu nzu y'Imana ujyanyweyo n'ibyishimo by'imibereho ufite, wagera bikamera gutya, byari ngombwa? Ubu kandi nzi ko bifasha benshi. Iyo mvuze Yesu cyangwa mbwiye umuntu Yesu, abati wi ibyo avuga ni ukuri, dukurikije aho yavuye. Reka no gutinda, ni ukuri Imana ibaha umugisha, Imana ibakomeze muri uru rugendo, Imana ibambika imbaraga. Tugiye gusenga muri aka kanya, tugiye gufata umwanya dusenga Imana, tubwire Imana, ubwire Imana. Hari ubuhanuzi bwaje bwavuze ngo Imana n'uyu mubyeyi wabuhanuye ngo nubwo ntabwo mbivuga amagambo neza uko yabivuze, bigaragara ishusho cyangwa uko ugaragara, wabivuze ngo cy'umushiki wa donc uko wagaragaraga Imana igiye kubihindurira abantu ugaragara ukundi. Do hari ishusho cyangwa hari uburyo tugaragarira abantu, hari uburyo umunsi umeze, hari uburyo ugaragara, ariko Imana ije kubivanaho, ije guhindura. Okay, ndabimenye. Iyo shusho ugaragaramo uyu munsi Imana ije kuyihindura. Hari amashusho Imana ije kuhindura. Haleluya. Hari amashusho, hari indi shusho nzi cya tugiye kwambara, hari ubundi buryo tugiye kugaragaramo kubw'amaraso ya Yesu n'urukundo Yesu yadukunze, kubera ko twemereye Imana tukabikoresha nk'uko uyishaka. Wari igikoresho, ariko uyu munsi ugiye kuba ikindi gikoresho kivuga imbaraga z'Imana. Hari uko bitangira meze nabi, hari no gukora kw'Imana kugaragaza ukundi. Haleluya, 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 haleluya. Reka dusenge Imana yacu, reka uyu mwanya umushumba aza tuyobore, tubwire Imana ngo Mana, warakoze kutwemerera ko tuba abakozi bawe, emera ko ibyakubayeho wakoraga umurimo w'Imana, ubyakire gutyo ubishyire mu bwenge bwawe. Numara kumva ko wakoreraga Imana, uvuga ngo Mana, ndashimye ko hari indi shusho ugiye kunyerekanamo kubw'ibisubizo no guhindura, abantu bagahaguruka bagakizwa kubw'imbaraga zawe no kugira neza kwawe. Nimuhaguruke, Imana y'ubuntu kandi dukomere Imana yacu amashyi. Imana, 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 Imana y'umuhanga, Imana umukozi w'umuhanga, Imana itugirira neza. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Ishobora bingahe? Murumva ishuri yacishijemo Claude rirakomeye. Yaje mu nzu y'Imana yishimye, abona ko aje mu bisubizo, bavuga ibyo gutabarwa akavuga ngo baravangiwe, kuko we ntago yarazi iby'abakene. Ariko Imana ishima kumucisha mu ishuri, nawe atangira kugira ishyaka ryo gusenga Imana asaba. Ariko turashimira Imana ko itagitwumvira ubusa. Amen. Imana yabaye mu ruhande rwe ikamukiza umusonga wari umuriho, ubwo yari yahagurukiwe n'abakozi be, agahagurukirwa na bene wabo, ariko Imana nayo yari yamuhagurukiye kugira ngo imutabare. Haleluya. Kuba turaha rero, reka dushimire Imana. Kandi impamvu y'ubuhamya nk'ubu n'ijambo nk'iri, hari uwo biba birimo birashaka. Avuze ikintu gikomeye, yavuze ngo emera ube icyigisho, ube ikibaho wigirweho. Hari abantu bari bafite amateka akomeye n'ubuhamya bukomeye, ariko Imana hari igihe ijya ibikuraho, ariko igashima ko iguha ubundi buhamya, yarangiza ikaguha amahoro yo mu mutima, ikaguha ibyishimo n'umunezero. Nubwo yararaga mu nzu ya etaje 3, amahoro afite uno munsi ni menshi, kandi Imana yarongera iramusubiza. Tugiye gusenga Imana rero, dusengera abantu nabo babona bari ahantu hakomeye, bakabona nta byiringiro. Turabizi twasenze, ariko buri mwanya ijambo rije riba rifite impamvu yaryo. Ikindi kintu avuze gikomeye, yavuze byinshi, yavuze ibintu bigendanye no guhiga muhigo nuhigure. Biriya bintu ni bibi cyane, ariko iyo wahize bitera Imana kongera gukora. Buriya mu bintu bituma tubona imigisha y'Imana, bidusaba gukiranuka, bigasaba guhiga, ariko tukanahigura. Rero kuba uzi neza ko hari imihigo wahize, ubonye byakomeye, Imana ikagukorera igitangaza, ntuyigure. Rambura ikiganza usaba Imana imbabazi. Tugusabira Imana imbabazi, Imana ibababarire. Nimurambura ibiganza hejuru. Abantu mwese mwahize mukavuga ngo Mana, nunyiza iki, nukora ibi, nzabigenza gutya. Imana yarangiza ikabikora, ugaceceka ugatuza. Zamura ikiganza hejuru. Imana ibababarire. Muvuge ngo itubabarire. Imana ibigenze gute? Ibababarire. Uhereye uyu munsi, uhereye
uyu mwanya imihigo yose wahize mu gihe ubonye ubushobozi ujye uyihigura. Nanjye none se mbaho urugero, mumanura ibiganza Imana yabibonye, mbaho urugero rufatika. Jyewe naba narakugurije ufite ikibazo, namara kukuguriza ikibazo kigakemuka ukongera kuza kunguza utaranyishyuye nakongera nkaguha? Ntabwo bishoboka. Imana rero duhora tuyisaba ntiduhe kubera ko tuyisaba nabi. Umugisha uba mu bintu byose nuko uhiga ugahigura, kandi mukamenya ndetse no kwitanga kugira ngo mubashe kwakira. Iryo banga nurimenya neza, Imana izaza igenda ihindura amateka yawe ku manywa na nijoro. Uracyari ya Mana itanga imbabazi. Muri iri teraniro harimo abagabo bahize ntibahigura. Muri iri teraniro harimo ababyeyi bahize ntibahigura. Harimo abasore n'abakobwa bahize ntibahigura. Kandi turifuza imbabazi zawe nyinshi kuri twebwe, ariko turasaba nabi ntiduhabwe. Kubera ko dusaba nabi, tubanjije kukwinginga kuko iri teraniro ari ry'umugisha, tubabarira ibyaha byacu, tubabarira uko twagenze, tubabarira uko twasabye, tubabarira uko twitwaye mu bigeragezo, tubabarira uko twavuze, tubabarire. Dusabye imbabazi buri wese uri aha ngaha kuko twifuza umugisha wawe. Turakwinginze amaraso ya Yesu natweze kandi adutunganye. Tugukomeye mu mashyi kuko imbabazi zawe zitubayeho. Reka umwuka w'Imana akomeza agende muri iri teraniro, kandi uko twinjiye dusohokemo twabaye bashya, uhindura amateka yacu. Turambuye ibiganza tuguhaye icyubahiro, turabigushimiye. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.